N'amakuru y'inshamugongo, amakuru ari breaking news. Ngira ngo nk'uko uri kureba kuri iyo screen yawe, nta kindi ni impanuka ya taxi ya Hiace taxi minibus. Ibintu bibaye biteye ubwoba. Ni imodoka ikoze impanuka iteye ubwoba byo ku rwego rwo hejuru, ndetse ipfiramo abantu benshi cyane. Byagenze gute? Bimeze gute? Impanuka iri kuriza abantu ipfiriyemo abantu bagera kuri 27, hakabonekamo umuntu umwe ari we warokotse impanuka. Muri iyi taxi minibus abagenzi bose barimo 27 bakaba bapfuye. Byagenze gute? Bimeze gute? Ni inkuru yabereye hano hirya mu gihugu cy'i Burundi. Burundi Rwanda turumwe, abarundi abanyarwanda turabavandimwe, usibye ko nta nubwo iyi nkuru donc biri kuvuga ngo wenda ngo nuko nguri mu Burundi ngo mu kindi gihugu. Oya, hari abarundi benshi badukurikira, ndetse mu by'ukuri kumva ko impanuka yabaye abantu 27 bagapfira icyarimwe, ni inkuru abantu benshi bari gushiguka umutima, bari gukomeza kugaruka kuri iyi nkuru bavuga bati ibi bintu birababaje cyane. Ariko kandi murabizi ko ari n'abarundi benshi badukurikira kubera ko turumvikana. Umuntu avuze ikinyarwanda, umurundi aracyumva, abarundi bavuga ikirundi, abanyarwanda bagacyumva. Donc turumwe, no matter what haza bijyanye n'impamvu za politiki, ariko turumwe abantu bareke kuryana, bareke gutukana, turumwe abarundi abanyarwanda n'abavandimwe. Byabaye ejo mu masaha ya nimugoroba, mu masaha y'ijoro, ku itariki ya 25 z'uku kwezi kwa gatandatu 2025, ahagana mu masaha 12 za nimugoroba. Iyi modoka ya Hiace yavaga Karusi yerekeza Makamba, hanyuma ikaba yakoze impanuka igeze mu ikorosi bita mu Kanuma. Akaba ari impanuka yabereye yitwa mu ntara ya Rutana ku mutumba wa Mwayi. Byagenze gute ubundi? Iyi taxi minibus iri Karusi, ngira ngo murabizi taxi, murabizi abantu bajyamo ni abantu 18, birazwi n'abantu 18 bajya muri taxi. Hanyuma iyi taxi minibus yahagurutse Karusi, ariko barangije mu by'ukuri bashyiramo abantu benshi. Ni ukuvuga ngo umugenzi wese uragenda bakabashyiramo. Nawe tekereza taxi minibus ipakira abantu 18, bashyiramo abantu 28. Ni ukuvuga ngo imbere kwa shoferi hari hicaye, ubwo ni shoferi, murabizi ko haba hari abantu babiri, harimo abantu bagera muri za donc nka 5 imbere nyine bacigatiranye ku rwego birarenze. Bashyizemo abantu benshi pe, ubwo shoferi n'abandi bantu bagera kuri 4 imbere. Barangije noneho mu yindi myanya, wumve nyine nawe niba ipakira abantu 18, bakaba barashyizemo barongereyemo abantu 10, nyine abantu barabapakiye pe, barabapakiye ku rwego n'umwuka waburaga. Umwuka waraburaga pe muri iyi taxi. Niba ku ntebe yajyaho abantu 4 bagashyiraho 6 bakagerekeranya, cyangwa se 7, nyine wumve abantu barabagerekeranije. Nawe nyine teranyaho abantu, ubwo ni nkaho wafata taxi bari basa nkaho bagiye kwikuba kabiri, hanyuma abo bantu bagiye muri taxi birondoriremo, bamwe bari no guhengereza mu birahuri. Nyine wumve bapakiye abantu benshi, nyine barengeje umubare. Ubwo rero bageraga kuri iri korosi bita mu Kanuma, nibwo haje kuza kuba haba ibibazo bikomeye cyane. Iyi taxi bitewe n'abo bantu benshi yari itwaye, ndetse n'abo bantu bari kwa shoferi, gukata byaranze. Nyine ubwo yagerageje gukata bitewe n'ukuntu abantu nyine bari imbere bari benshi, bamwe bakagwa kuri shoferi. Nyine ibibazo bikomeye cyane, uyu mushoferi gukata biranga. Nibwo iyi modoka yataye umuhanda, irangije itembagara mu manga. Abantu bose uko ari 27
kuri ubu ngo bari muri iyo taxi, hari abantu banze kuyijyamo. Ubwo iyi taxi yari igiye guhaguruka Karusi bavuga bati muze tugende, abandi bahendahenda bagenzi babo batari ko se murasigara, abandi bati ntabwo turi bujye muri uyu mubyigano, turi buze n'izindi modoka. Ariko abandi bakavuga ngo imodoka iri ku murongo iragiye, tumunyitwarire. Hari abantu bafite abavandimwe babo bari muri iyi modoka bari kurira bavuga bati twari kumwe ndamuhendahenda ngo nareke kujya muri uyu mubyigano, ko iyi modoka ishobora gukora impanuka abantu barenze umubare gutya. Birangira 27 bose bapfuye. Umuntu umwe wenyine uyu rutoki mu bantu 28 y'imodoka yari itwaye, umuntu umwe niwe warokotse. Biteye ubwoba, abantu benshi bari gukomeza kugaruka kuri iyi mpanuka iteye ubwoba, bavuga bati ibintu birarenze. Ariko si niba ari na Satani ari kubanza Satani ashukana hari, akababwira ati mubapakire, mubashyiremo pe, mubashyiremo, mubarundemo amafaranga n'umushoferi wose. Hari n'ukuntu ngo yagendaga aganira n'umukomvayeri ati rwose ati uyu munsi twariye byarangiye, kubera ko abantu niba ari abantu urengejeho 10 uzi ko ari nka Renarete uri ahantu ugiye. Iyo umuntu wese basanze mu nzira ati se ko wuje ati ariko shajyamo tugende, ati ibyo ni ibiki urabura uhagarara. Nyine mukomvayeri akagenda babwira gutyo, mw'abantu mwe iyi mpanuka ire gukomeza kuriza abantu, imiryango yaburiye ababo muri iyi mpanuka. Ibitangazamakuru by'umwihariko by'i Burundi biri gukomeza kugaruka kuri aya makuru. Noneho abantu bari gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye bavuga ariko se niba imodoka igenewemo kujyamo niba ari abantu 5, kuki ushaka kuba ngo baba abantu 10 abantu bagende bagerekeranyije? Noneho bigere naho kwa shoferi atwara imodoka ajye kuri vora ari gukwepana n'abantu atari kungu ategera hirya. Ngaho reba abantu imbere hajyamo abantu bagera kuri 3 bongeyemo, ubwo harimo na shoferi. Muri abo 3 murabizi ko hajyamo abagenzi 2 ubwo na shoferi ubutwaye, bongereyemo abandi bantu bagera kuri 3. ubwo umwe acigatiye undi n'undi nuko nguko, hanyuma undi nyine nawe byumva birarenze, undi yegamire kuri cya kintu cy'imbere, birarenze. Yakata akagenda katabamugwaho akavuga turi gutuma natwara neza. Biteye ubwoba, iyi mpanuka iteye ubwoba. Abantu benshi bari gukomeza kuyigarukaho, bari gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye bavuga ngo nukuri abashoferi akenshi impanuka ziba kubera ko batubahirije amategeko y'umuhanda. Ntabwo ari na kwa kuri nyine bw'imodoka iba yamunaniye, ngaho reba abantu bangana gutyo kubakatana gutyo, nyine byaranze birangira, kandi nyine birangira byanze. Kubera ko n'umuntu ukora imodoka hari ukuntu nyine akora imodoka akayigenera ubushobozi nyine bw'imodoka n'abandi igomba gutwara, nuko nyine bigomba kugera, apana kugenda bari kubyiga imodoka bayibyimbye ku rwego nyine akatugasanga ni ibibazo bikomeye cyane. So nuko nguko byagenze, wumve n'agahinda gakomeye cyane. Mu by'ukuri iyi mpanuka yashenguye abantu benshi, iyi mpanuka yahitanye abagera kuri 27. Donc wumve n'agahinda gakomeye cyane. Reka nsoreza aha, ndabakunda, nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Niba utarakanda subscribe ubikore, hanyuma tujye tubana 5 kuri 5. Nihanganishije ababuriye ubuzima muri iyi mpanuka, imiryango yabo yihangane kandi tuzongera guhura nabo mu gitondo cya kabiri. Ndabakunda, nitwa Shadu, dukomeze tubane.